Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe uyu munsi. Ni umunsi mwiza tugiriwe, ni amahirwe, ni umugisha ukomeye tugiriwe. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, shima Imana kuba uramutse amahoro, shima Imana kuba ubyutse amahoro, shima Imana kuba abawe bakiri amahoro bagihumeka. Hari benshi bavuye mu mwuka bazima, hari benshi batambutse, hari benshi bagize impanuka, ariko uracyahumeka, uracyari muzima, shima Imana. Haleluya. Ndabasuje rero aho muherereye hose, mwebwe mubana natwe kuri Dufite Imana TV, mwebwe mudahwema kudukurikirana mu ijambo ry'Imana. Data wo mu ijuru abaha umugisha mu byo mukora byose, mu bucuruzi bwanyu, mu tuzi mukora. Imana yo mu ijuru ibarwanire, ibatsindishirize, ibarwane intambara z'uburyo bwose, ibiteho muri byose, kandi ikomeze ibiteho, kandi ibe ku buzima bwanyu. Ni ukuri wowe wamaze gukanda subscribe cyangwa se abone, Imana iguha umugisha. Wowe ubana natwe mu ijambo ry'Imana ni byiza, ndetse nawe utarakora sabone cyangwa subscribe cyangwa like cyangwa comment, ujye ubikora kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ijambo ry'Imana umunsi ku wundi, uko turisohoye, uko turivuze, urijye rikugeraho mu buryo bwihuse. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha kuko ugiye kubikora. Nawe wamaze kubikora, Data wo mu ijuru aguha umugisha. Hari ijambo ry'Imana tugiye gusanga mu itangiriro ibice 41, turaza gusoma n'umurongo wa 37 na 38. Itangiriro igice ni 41, umurongo w'37 n'38. Haravuga ngo iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati, tuzabona he umuntu umeze nk'uyu urimo umwuka w'Imana? Kadusubiremo, iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati, tuzabona he umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Amen. Reka nkubwire, abantu bagiye kubaririza bavuga ati, se tuzabona he umugabo umeze nk'uyu? Bagiye kubaririza bavuga ati, se tuzabona he umumama umeze nk'uyu? Bagiye kubaririza bavuga ati, se tuzabona hehe umukobwa umeze nk'uyu? Ewe bagiye kubaririza bavuga ati, se tuzabona he umusore umeze nk'uyu? Ngo iyo nama ngo inezeza Farawo, Imana ishimwe, ngo n'abagaragu be bose. Hari ikintu cyari kinejeje Farawo nk'umwami, hari ikintu cyari kinejeje nk'abagaragu ba Farawo, nuko babonaga Yosefu ari indakemwa mu myifatire no mu mikorere. Babonaga ari umuntu ufite discipline, babonaga ari umuntu witwararika neza muri bagenzi babo, babonaga ari umuntu uri mu mwuka w'Imana, babonaga hari favor imuriho y'ubumana. Imana ishimwe. Ngo iyo nama ngo inezeza Farawo ngo ndetse n'abagaragu be, ngo barabaza bati, ese tuzabona he umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Imana ishimwe. Yewe bagiye kubaririza bavuga ati, se tuzabona he umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Hari ikintu Imana yari yarashyize muri Yosefu. Yari afite imico myiza, yari afite imico, yari afite uburyo abana n'abandi, yari afite uburyo agenda mu bantu, yari afite uburyo abana na bene se. Ariko ngo Imana imushyiraho favor y'Imana. Imana yo mu ijuru igushyiraho favor yayo mu kazi ukora. Imana igushyiraho ubwiza bwayo mu tuzi ukora, apartment ukoramo, ubuzima urimo. Imana igushyiraho favor yayo. Ngo Yosefu anezeza Farawo. Imana ishimwe. Aravuga ngo tuzabona hehe umuntu uri mu mwuka w'Imana. Hari icyo Imana yagushizemo mama, hari icyo Imana yashyize mu buzima bwawe
papa hari icyo Imana yashyize mu buzima bwawe, wa mukobwa hari icyo Imana yagushyizemo. Abantu bagiye kuvuga ngo, abantu bagiye kubaririza bavuga ngo tuzabona hehe umukobwa umeze nk'uyu, abantu bagiye kuvuga ngo tuzabona hehe umupapa umeze nk'uyu, tuzabona hehe umukobwa umumama umeze nk'uyu, kuko hari ubundi bwenge Imana iguhaye, hari ubundi bwenge Imana yaguhaye, hari feva y'Imana. Farawo ngo anezezwa n'uburyo Yozefu yitwaraga. Twibuke ko Yozefu yari umuja, yakoraga kwa Yozefu, ageragezwa na bene se, ageragezwa n'umwamikazi, ariko ngo Yozefu akomeza kuba umwizerwa imbere ya Farawo, akomeza kumwizerwa imbere y'Imana. Tugiye gusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu, ndagushimiye ko uyu mumama, uyu mukobwa, uyu musore, uyu mupapa agiye gukomeza kuba umwizerwa imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Agiye gukomeza kuba umwizerwa mu kazi wamuhaye, agiye gukomeza kuba umwizerwa mu byo wamuhaye, kuko umugize umuntu udasanzwe. Uyu mupapa umugize umuntu udasanzwe, uyu musore umugize umuntu udasanzwe, uyu mukobwa umugize umuntu udasanzwe, umuhaye ubundi bwenge. Bagiye kuvuga ngo ese tuzabona he umuntu umeze nk'uyu, bagiye kuvuga ngo ese tuzabona he umupapa umeze nk'uyu, bagiye kuvuga ngo ese tuzabona he umukobwa umeze nk'uyu. Urakoze ko umuhaye ubwenge budasanzwe. Amen.